Mahitamo y'abana b'abantu muri iyi minsi ararogowe, arugarijwe, abadayimoni barayashaka, isi irayashaka, ariko ndi kugira ngo tuze kurangiza dusenga tubwira Imana ngo iduhereze guhitamo amahitamo mazima, ubuzima bwiza, amahitamo mabi, ubuzima bubi, kubaho mu bugingo bw'iteka, amahitamo mabi, kubaho mu muriro utazima. Ariko ikibazo gihari nuko abantu ibi byose Imana bibahaye ikaduhereza agaciro kangana gutyo, ariko abantu bararimbutse bizize, abantu bagiye mahitamo mabi bizize. Nje nibaza ikibazo cyabaye ni abadayimoni bateye abantu. Imana ikimara kurema ubuntu muri ubwo buryo, ikimara kumuhereza umwuka w'ubugingo, ariwo nababwiye ngo ni imitekerereze, ni ubwenge Imana yari ishize mu muntu buzamushoboza kubaho mu buzima bwo kwifatira icyemezo, akamenya ngo nimfata iki cyemezo ndabona iki niki, nimfata iki nacyo ndabona iki niki. Yari imuhaye ubwenge bwo gushobora kwitandukanyiriza, kumenya ikibi n'ikiza. Ari bwo bwenge Imana yari yimye inyamaswa, ariyo mpamvu twebwe turuta inyamaswa, kuko nta mwuka w'ubugingo zigira. Niyo mpamvu n'urubanza rutazabaho ku nyamaswa. Iyi nka bayibaze bakayirya ku bunani babirangiriye aho ngaho. Iyi nkoko tuyitetse tukayirya babirangiriye aho ngaho. Iyi hene tuyibaze tukayirya birangiriye aho ngaho. Nta rubanza, nta bicumuro, kubera ko ntabwo Imana yigeze irihereza umwuka w'ubugingo, ariwo mahitamo. Ndimo mbabwira, nahoze mbabwira ngo Imana yaturemanye ibintu bitatu, itaremanye inyamaswa. Icyo mu ndimi z'amahanga baravuga ngo nirava, libre, arbitre, volonté. Libre bisobanuye ngo Imana yakuremanye kwishyira ukizana, arbitre Imana ikuremana gufata icyemezo cya nyuma ku buzima bwawe. Icya gatatu, Imana ikuremana icyo bita volonté, ubushake. Bivuze ngo uri umuyobozi w'ubuzima bwawe. Nuhitamo icyiza ku buzima bwawe, ubuzima bwawe ubuhitiyemo neza. Nuhitamo ikibi ku buzima bwawe, ubuzima bwawe ubuhitiyemo ikibi. Uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, nta wundi muyobozi usumba wowe. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa amahitamo y'umuntu, uburyo amahitamo y'umuntu ajya avangirwa, umuntu agahitamo icyo atarakuriye guhitamo, kandi icyo yarakwiye guhitamo nacyo kiri imbere ye kibangikanye n'icyo ngicyo ahisemo atarakwiye guhitamo. Wow, turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yihitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini. Ni uruganda rubakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo ntiturushanwa, turayoboye. Kubw'ibyo rero, abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788308477 cyangwa se 0789933228. Ku batwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Sheri karame mugabo nkunda, harya rwa rugendo duheruka muri Rusizi ngo nicyo ujya wibukara? rero rugendo rwari rwiza pe, ariko none hakarusho muri iriya hoteli hari igitanda cyiza gishasheho matera ya rasoro. Ese uri bukana twaguze matera ya Relax Foam? Si kuri rwa ruganda rwa Salama Mashini se? Ndahazi. Yego, borohereje abanyarwanda bajyaga bazituma mu mahanga, nanjye nayizanye da. Ahubwo rero nkunda kumenya igisobanuro cy'ibyishimo byanjye. Erega mu buriri wahera ibyishimo. Nyuma uruganda Salama Mashini Limited rurashimira abakiriya barwo mwakunze matera ya Relax Foam na Dada Mattress na Rose Foam. Mu rwego rwo kwesha agaciro no guhesha agaciro abakiriya barwo, uru ruganda rwabazaniye ikoranabuhanga ridasanzwe, aho babakorera matera ya rasoro ya Rose Foam. Ni matera yoroheye abakiriya kwitwara kuko ifunze neza mu ikarito. Amahoteli namwe musasira abakiriya, namwe mwifuza kurangura, muramenye nimutangwe n'iyi matera nziza. Ariko nawe wifuza matera imwe kuri iyi ya rasoro, biroroshye cyane, nanjye nayizanye da. Ahubwo rero ni mudusange mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uzamutse ibumoso bw'umuhanda wahoze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788649828. Abajyaga bambaza ati matera ya Relax Foam na Dada Mattress cyangwa Rose Foam igura ngahe, cyangwa se bambaza ati twayibona dute, nkababwira ko ku ruganda baranguza badatanga detaye. None rero nje kukwereka iduka riragufasha kugira ngo ubashe kwibonera kuri izo matera. Ni iduka riri Nyabugogo ryitwa Kwizera Shop. Iryo duka rero ryegeranye na banke ya Beka iri hariya i Nyabugogo. Bivuga ngo rero wowe ukeneye kwigurira kuri izi matera uramanuka urasanga icyo cyapa nyine kikuyobora aho babafitiye matera zikomeye. Nimvuga ngo zikomeye byumve gutyo, biraterwa kandi n'amahitamo yawe. Ubundi ugenda ubabwire ati ndashaka matera ya Relax Foam
na Dada Mattress ndetse na Rose Foam. Baraziguha rero kandi rwose uragenda uryame wumve uguwe neza, wumve uruhutse. Kuba ari mu ntara ushobora kuvuga ati jewe aho ntuye ntabwo hacururizwa izi matera, kandi birumvikana ntabwo hose hacururizwa matera, ariko ushobora kuvuga ati ngiye mbasha kugera i Kigali. Wageze i Kigali muri gare ya Nyabugogo ntibizakuvune kandi ntibizakugore. Wowe uzaba zanu banki ya Beka iri, usohoka muri gare ya Nyabugogo ukagera kuri Feruje, noneho ukabaza ati nimunyereke banki ya Beka. Impamvu yo kubaza banki ya Beka utabajije izi matera nuko Nyabugogo haba hari abakomisiyoneri benshi bashobora kuyobya cyangwa se bigatuma ugura uhenzwe cyangwa se ukagura matera itujuje ubuziranenge. Ibyiza rero wowe uragira kwa Kwizera Shop akwereka izi matera. Hari matera nyinshi z'ubwoko bwose kandi matera uri bwifuze na zazindi ndetse abaganga bandikira abarwayi umugongo kugira ngo batabasha kubabara umugongo. Iyo matera nayo irahari, ni matera nziza ya befu. Ubwo rero byose babigufashamo cyane. Ni mubahamagara rero kuri izi nimero, kimwe nuko ushobora kubahamagara uri mu ntara ukavuga ati ndi Nyabugogo ndashaka mu ntegurire matera ugasanga bayibonye. Ni mubahamagara kuri 0782 0552 ubundi baragufasha ndetse bagusobanurira byinshi birushijeho no kubijyanye n'ibiciro. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunzi bakundwa mwese mwahisemo kubana natwe ku muyoboro wa Isaro TV aho muherereye hose mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda. Reka nizere ko mumeze neza, natwe turaho. Kandi utameze neza ni buzima rusange, nta gikuba cyacitse, niko bimeze, ni ukwihangana no gukomera, kuko murabizi ko nyine iyi si ni ibyiza n'ibibi byose biraturanye birabana ko Satani yaciriwe hano muri iyi si. Hanyuma rero atuje mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, turi kumwe n'umusore mureba imbere yanyu. So bwa mbere mugiye kumubona kuri channel ya Isaro TV, umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo utamurebeye mu ngano, ubundi mu kuvuga kwe rwose ubona ko Imana yamukujije mu buryo bw'ijambo kandi ifite byinshi yamwujujemo kandi byiza bifasha abatari bakeya. Hanyuma reka tukwakire musore, turakwakiriye. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abadukurikiye kuri kamera za Isaro TV, abatubonye ari ubwa mbere cyangwa n'abasanzwe batubona kuko hanga twese tuhagira umugisha wo kwacisha ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye ni Imanirumva Dieudonné. Imanirumva Dieudonné ni umusore ariko mu by'ukuri Imana yanyujijemo ubutumwa bwiza. Hanyuma rero reka tugusengere kugira ngo tuganirize iby'Imana yagushyize ku mutima. Ubundi abakunzi bacu nabo tubasabiye kugira ngo baze kuryoherwa kandi baze gufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni ubuzima kandi ijambo ryawe ririmo imbaraga, ijambo ryawe rirakiza, rirabohora, ijambo ryawe rigarura ibyiringiro mu babitakaje. Nyemerera uyu musore rero umufashe, umunyuzemo ibyo ushaka ko twese twakira, kandi ibyo twakira bitugirira umumaro. Umukoreshe, nirukanye imyuka mibi yamuvangira cyangwa se yatuma atagira ibihe byiza, ndayitwitse mu izina rya Yesu. Kandi nabaza gukurikira bose ari we ari ugabura ndetse n'abagaburirwa bose baze gufashwa kandi baze kuryoherwa. Urakoze kubana nawe rero, urakoze kumufasha, ngaho mukoreshe mu kanya kose uko agiye kugakoresha ko kangana. Duhabwe umugisha twembi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ni karibu rero, murakoze. Tudatinze ndi kugira ngo ibindi byose turi buze kuza kuvuga tubivuge twamaze gusoma Bibiliya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cyo kubara turasoma igice cya 21, dusome umurongo wa 8 wonyine. Aranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Reka turebe no mu Gutegeka kwa 2, turasoma igice cya 30 umurongo wa 15. Haranditse ngo dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza, urupfu n'ibibi. Reka dusoreze mu isezerano rishya turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 3 umurongo wa 14, tugarukire ku murongo wa 16, hanyuma tuganire icy'umwami ampaye kubabwira mwese. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Nkuko nari mbigarutseho turimo dutangira, mazina yanjye nitwa Imanirumva Dieudonné, ndi umusore ndakijijwe,
ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko Imana igenda imbashisha. Uyu munsi rero, kuri uyu munsi wa none, mpawe n'Umwami Imana kubagezaho ubu butumwa, ndi kugira ngo tuze kuza kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ahari ufite ibintu bikurangaje, ufite ibintu uhugiyemo, ariko ndi kugira ngo unyemerere aka kanya ukabanemo nanjye maso, kuko uri buze kuza kuhungukira byinshi byiza, kandi uri buze kuza kwakira imurikirwa ry'Imana ridasanzwe. Hanyuma icyo umwuka ampaye kubabwira ikintu cyitwa amahitamo. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa amahitamo y'umuntu, uburyo amahitamo y'umuntu ajya avangirwa, umuntu agahitamo icyo atarakwiriye guhitamo, kandi icyo yarakwiye guhitamo nacyo kiri imbere ye kibangikanye n'icyo ngicyo ahisemo atarakwiye guhitamo. Muri iyi minsi, bantu b'Imana, abantu barimbujwe no kugira amahitamo mabi. Abantu babayeho mu buzima bubi bitewe n'amahitamo. Ikintu twita amahitamo, choice y'umuntu, ni ikintu gikomeye umuntu aba akwiriye kwitondera mu buzima bwe. Hanyuma reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro, Bibiliya itwereka uburyo Imana mbere yuko irema umuntu yabanje kumuremera ibizamutunga byose. Bibiliya itwereka uburyo umuntu yaremwe nyuma y'ibintu byose. Imana yabanje yarema inyamaswa, irema iziba mu mazi, irema izikurura inda, irema izigendesha amaguru ane n'izigendesha amaguru 3, 8, 6, izigendera mu kirere. Imana irema ubutaka, Imana irema amazi, Imana irema ibyatsi, imisozi, inyanja. Ibyo byose Imana imaze kubirema, ijya yabona kurema umwana w'umuntu. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu gifite igisobanuro kidasanzwe. Kuba umuntu ari we ufite agaciro gasumba ibyo byose, Imana akaba ari we ihitamo kurema nyuma, ni ikintu gikomeye. Gisobanura ngo mbere yuko Imana ijya kukurema, mbere yuko Imana ijya kurema umuntu, mbere yuko Imana ijya kurema Adamu na Eva, yabanje kubaremera n'ibizaba beshaho. Mbere yuko umwana w'umuntu ajya kubaho, mbere yuko ujya kuvuka, Imana yabanje kugupangira ibizakubeshaho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana urukundo Imana ikunda abantu. Imana yakuremye Imana yakuremye ibanje kukuremera ubutaka uzahingamo. Imana ikurema ibanje kukuremera amazi uzanywa. Imana yakuremye nyuma yo kukuremera ibizagutunga. Imana nishimye. Hanyuma Imana imaze kurema umuntu, iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 7, Bibiliya itwereka uburyo Imana nyirizina ngo yaje ngo ihumekiramo umuntu umwuka w'ubugingo, cyo twita umwuka w'ubugingo. Uyu mwuka w'ubugingo uvuze iki, cyangwa ushatse gusobanura iki? Uyu mwuka w'ubugingo Bibiliya ivuga ni agasanduku k'imitekerereze, ni agasanduku k'ubwenge Imana yari ishyize mu muntu. Butari ubwenge gusa, ahubwo ubwenge bumuhereza gutekereza. Yamara gutekereza akagira amahitamo ku giti cye, akabasha kwihitiramo icyiza n'ikibi, akabasha guhitamo iburyo n'ibumoso, akabasha guhitamo ibirura n'ibiryoha, akabasha guhitamo imbere n'inyuma. Nicyo kintu Imana yaduhaye dusombya ibindi biremwa byose. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo tubitegeke cyangwa tubigenge. Nuko yari imaze kuduhumekeramo umwuka wayo, ari wo bwenge yari iduhaye, butumenyesha icyiza, butumenyesha n'ikibi, buduhereza guhitamo, kumvira cyangwa gusuzugura. Buriya uramutse ufashe inka, buriya inka ni imwe mu matungo abantu tworora mu rugo, amatungo manini. Uramutse ufashe inka, imbere yayo ukahashyira ukahashyira nk'amafaranga nk'ibihumbi 100, warangiza ukahashyira n'ikibabi kimwe cy'igiti, iyo nka iramutse ihageze nta kindi kintu yahitamo, kuko nta bwenge ifite bwo kumenya icyayihereza agaciro cyangwa ikiyifitiye umumaro kurenza ikindi. aho kugira ngo ifate ibyo bihumbi ijana kubera ko nta bwenge igira, nta kindi yafata ikibabi. Buriya uramutse ufashe n'intare, intare bajya bavuga ngo ni umwami w'ishamba, ni imwe mu nyamaswa zikomeye kandi zitinyitse. Uramutse ufashe intare, imbere yayo ukahashyira igufa cyangwa inyama, ukahashyira n'amafaranga, nayo wenda reka dusapoze ibihumbi ijana, iyo ntare ihageze yafata iryo gufa, ayo mafaranga ikayarya. Bivuze iki? Nta bwenge bigira, nta mahitamo bigira,
ashobora kuba yabifasha guhitamo icyabigirira umumaro cyangwa icy'ingenzi gusumba ibindi. Rero Imana ijya kurema umwana w'umuntu yamwitayeho, muri we imuhumekera nk'umwuka wayo w'ubugingo, ari bwo bwenge Imana yashyize mu muntu bubasha guhereza umuntu ububasha n'uburenganzira bwo kwihitiramo icyo ashaka, cyaba cyiza cyaba kibi. Imana irakwereka ikakwereka ngo nuhitamo iki ngiki bizagenda gutya, ikakwereka ingaruka zacyo. Nukora icyiza uzabona ibyiza, nukora ibibi uzabona ibibi. Ariko ikibabaje muri iyi minsi, abadayimoni basuye abantu, Satani yasuye abantu dusigaye turushwa ubwenge n'inyamaswa. Rimwe na rimwe ngiye niko mbibona, hari abantu usanga bafite ubwenge bumeze nk'ubw'inyamaswa, cyangwa ugasanga n'inyamaswa nazo zishobora kuba zimurusha ubwenge. Abantu muri iyi minsi ntibazi guhitamo icyabahesha amahoro, abantu ntibazi guhitamo icyabahesha ubugingo, abantu ntibazi guhitamo icyabahesha ubuzima. Amahitamo y'abana b'abantu muri iyi minsi ararogowe, arugarijwe, abadayimoni barayashaka, isi irayashaka. Ariko ndi kugira ngo tuze kurangiza dusenga tubwira Imana ngo iduhereze guhitamo amahitamo mazima, amahitamo mazima ubuzima bwiza, amahitamo mabi ubuzima bubi, amahitamo mazima umuriro kubaho mu bugingo bw'iteka, amahitamo mabi kubaho mu muriro utazima. Hanyuma rero Imana imaze kurema umuntu yamuhaye icyo twita ukwishyira ukizana, mu ndimi z'amahanga bajya bavuga ngo nicyo bita libre arbitre volonté. Imana yakuremanye icyo bita rava, libre arbitre volonté. Imana yakuremanye libre, icyo bita kwishyira ukizana, irongera ikuremana icyo bita arbitre, gufata icyemezo cya nyuma ku buzima bwawe, irongera ikuremana icyo bita volonté, ubushake. Ibi bintu bitatu umuntu wese muzima uvutse adafite ikibazo kizima aba bifite. Aba afite libre, kwishyira ukizana, afite arbitre, gufata icyemezo cya nyuma, afite na volonté muri we, ubushake muri we bwo gushobora guhitamo, akamenya ngo ndakora iki ngiki nicyo kirampesha amahoro, ndakora iki ngiki nicyo kirampesha ibyiza. Ariko ikibazo gihari nuko abantu ibi byose Imana yabahaye ikaduhereza agaciro kangana gutyo, ariko abantu bararimbutse bizize, abantu bagiye mahitamo mabi bizize. Nge nibaza ikibazo cyabaye ni abadayimoni bateye abantu. None se gusenga ntituzi ko bibirukana? Niba uhora ugira amahitamo mabi akubyarira ibibi. Hari abantu tujya tuganira ugasanga umuntu arakubwiye uti ngewe rwose ibi nibi byarananiye, uyu munsi ngerageza kuvuga ngo ndahitamo ibintu bizima, undi mwanya bikanga, uyu munsi ndahitamo ibimpesha amahoro bikanga. Imana ikimara kurema ubuntu muri ubwo buryo, ikimara kumuhereza umwuka w'ubugingo, ariwo nababwiye ngo ni imitekerereze, ni ubwenge Imana yari ishyize mu muntu buzamushoboza kubaho mu buzima bwo kwifatira icyemezo, akamenya ngo nimfata iki cyemezo ndabona iki niki, nimfata iki nacyo ndabona iki niki. Yari imuhaye ubwenge bwo gushobora kwitandukanyiriza, kumenya ikibi n'ikiza. Ari bwo bwenge Imana yari yimye inyamaswa. Ariyo mpamvu twebwe turuta inyamaswa, kuko nta mwuka w'ubugingo zigira. Niyo mpamvu n'urubanza rutazabaho ku nyamaswa. Iyi nka bayibaze bakayirya ku bunani babirangiriye aho ngaho. Iyi nkoko tuyitetse tukayirya babirangiriye aho ngaho. Iyi hene tuyibaze tukayirya birangiriye aho ngaho. Nta rubanza, nta bicumuro, kubera ko ntabwo Imana yigeze irihereza umwuka w'ubugingo, ariwo mahitamo. Ndimo mbabwira, nahoze mbabwira ngo Imana yaturemanye ibintu bitatu itaremanye inyamaswa. Icyo mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni rava, libre arbitre volonté. Libre bisobanuye ngo Imana yakuremanye kwishyira ukizana, arbitre Imana ikuremana gufata icyemezo cya nyuma ku buzima bwawe. Icya gatatu, Imana ikuremana icyo bita volonté, ubushake. Bivuze ngo uri umuyobozi w'ubuzima bwawe. Nuhitamo icyiza ku buzima bwawe, ubuzima bwawe ubuhitiyemo neza. Nuhitamo ikibi ku buzima bwawe, ubuzima bwawe ubuhitiyemo ikibi. Uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, nta wundi muyobozi usumba wowe. Wowe ni wowe wiheraho ukajya wabona kuyoboka abandi. Twasomye rero amagambo y'Imana hano mu gitabo cyo mu Gutegeka kwa kabiri. Ijambo ry'Imana ryatubwiye uburyo ngo Abisirayeli bari mu rugendo rwo mu butayu, ngo igihe cyarageze bahura n'akaga. Ubuzima bwo mu butayu buragoye, ubutayu bw'ubuzima umuntu ajya bunyuramo, umuntu akaba yabugwiramo, akaba yabuseberamo, akaba yabwandavuriramo. Nabo ngo bagiye mu butayu barananirwa, batangira gutuka Imana. Mu gitabo cyo mu Kubara mu gice cya 21 ku murongo
uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka hasi, Bibiliya itwereka ngo uburyo batangiye gutuka Imana, batuka Mose, uti se watuzanye muri ubu butayu kubupfiramo muri Egiputa, nta mva zari zihari, se bimeze gute? Niko n'abakristo muri no minsi bacogora mu rugendo bakavuga uti se Mana, ibi ngibi twahisemo, ibi waduhitiyemo, ahangaha se ntabwo waba waratubeshye ko ari wowe watugiriye inama? Kuko nubwo twihitiramo, Imana itugira inama y'icyo tugomba guhitamo, irakubwira ngo dore icyiza dore n'ikibi. Abisirayeli rero nabo bagira ikibazo, uti se Mana, kare watubwiye ngo tuve muri Egiputa tujye mu gihugu cy'isezerano, barateseka. Bijya bitubaho mu buzima, ukavuga Mana, niwe wambwiye ngo ukore, niwe wambwiye ngo usenge, ukibaza iyo biva niyo bijya bikaguca. Abisirayeli nabo rero barateshutse mu butayu batuka Imana irababara, ngo niko kubateza inzoka twita ngo ni inzoka z'ubusabwe. Uyo nzoka yarumaga abantu yarapfaga, ahitaga apfa, nibikurumye, niba ari umwana, niba ari umukecuru, ntawe yitagaho. Uwo yarumaga yahitaga apfa. Ubundi no mu bisanzwe mu butayu habayo inzoka, mu butayu n'ahantu habayo inzoka nyinshi zidasanzwe. Hanyuma rero ngo batakambira Mose, baramubwira uti Mose, niba tukugiriyeho umugisha wadusabira Imana imbabazi. Mose umukozi w'Imana yagiye imbere y'Imana arasenga, yinginga Imana, kuko Imana ari inyembabazi, Imana nishimwe, kuko Imana ari inyarukundo, kuko Imana ikunda abantu, ngo Mose yagiye imbere y'Imana asaba Imana imbabazi, tubabarira ubwoko bwawe. Imana imugirira imbabazi, Imana iramwumva. Irangije iramubwira ngo genda ufate inzoka uyireme, uyibumbe mu muringa, numara kuyibumba mu muringa uyimanike ku giti, hanyuma umuntu wese uzajya urumwaho n'inzoka akareba kuri iyo nzoka y'umuringa wamanitse azahita akira abe muzima. Bamwe mu Bisirayeli binangiye imitima banga kubyizera, barapfuye, ariko ababyizeye nk'uko byari bivuzwe n'umukozi w'Imana bose barakijijwe. Bivuze ngo amahitamo y'umuntu ahitamo mu buzima bwe akiriho, niyo amuhereza kubaho neza, niyo amuhereza kubaho nabi. Abantu bazapfa bizize, Imana yaduhaye ubwenge, nta kitaduhaye, buri munsi iratuburira. Hano ku Isaro TV ikoresha umukozi w'Imana Elize, buri munsi azabagira inama, mukora ibi n'ibi mubona amahoro, musenge gutya na gutya. Abantu bazapfa bizize kuko ibintu byose byaravuzwe. Imana yaguhaye ubwenge, Imana yaguhaye kumva, Imana yaguhaye kureba. Abantu bazapfa bizize. Abisirayeli bamwe binangiye umutima, ikibakiza kiri hariya bakireba bapfa, ikibakiza bakireba kibegereye kubera ubujiji bw'amahitamo mabi. Ariko abagize amahitamo mazima yo kumvira umukozi w'Imana, Bibiliya iravuga ngo mbese Uwiteka yishimira ibitambo byonswa kurusha uko yakishimira umwumvira. Imana yishimira uhisemo kuyumvira, niyo mpamvu imugirira neza, ikamutabara, ikamukiza urupfu, ikamukiza ibyago, ikamukiza amakuba, kubera ko yahisemo amahitamo. Imana ifavoriza, Imana nishimwe. Arabyemeye bakareba barakize, arabyanze barapfuye. Twasomye ijambo ry'Imana hano muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 14. Bibiliya yatubwiye ngo kandi nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yaraje, Imana ishimwe. Yesu yaje mu isi aje gucungura abantu, ariko umwemereye, uwemeye kumwakira, uwemeye kumuhereza intebe, uwemeye kumva iryo jwi rimuhamagara ngo aze amuruhure, niwe ukira. Imana idufashe. Mureke babwire abantu benshi muri iyi minsi bajya bibwira ko imirimo ari izabajyana mu ijuru. Abantu bibwira ko gutanga amaturo menshi mu rusengero, gutanga icyacumi cyinshi, ibyo nabyo ni byiza, birakwiriye, byubaka umurimo w'Imana, ni byiza, ndabishyigikira, nanjye Imana yo yambashishije njya mbikora. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kibanza. Banza ikibanzwa. Ikibanza ni uguhitamo gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose biza ari inyongera. Ibintu tubona biri materiyeri hano mu isi, ubuzima, kugubwa neza, biza bikurikiye kubanza gukiranuka no gushaka ubwami bw'Imana. Yesu akaza akima ingoma mu mutima wawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero yatubwiye ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, hanyuma ngo uwayirebagaho agakira, niko na Kristo yaje aza mu isi
nari ntangiye mbabwira ngo ntabwo tuzajyanwa mu ijuru n'imirimo. Oya, iyo abantu baza kuza ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo, ntabwo Yesu yari kuza kandi yaje imirimo ikorwa. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byazanye itanga umwana we w'ikirege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikintu cya nyamukuru ni uguhitamo kwizera Yesu akaguhereza ubugingo. Iyo umaze kumwizera ni ukuyobora icyo gukora, Mana idufashe kumva aya magambo. Ntabwo imirimo izajyana abantu mu ijuru. Oya, ikizajyana umuntu mu ijuru ni ukwizera Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza, akamugenga, akamuhitamo nk'umwami w'ubuzima bwe, agasigara atakigenga we agapfa, ahubwo Kristo akaba ugaragara muri we. Abantu bakakubona mu Imana, imbaraga z'Imana, ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana, ubwiza bw'Imana, igitinyiro n'igikundiro cy'Imana kikakuzaho kigeretse ku kindi, ukazahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi ni kukubwira ngo uhitemo. Yesu arahari, ari hariya. Kumwakira n'ubuntu, nta kiguzi bidusaba. Nuko abantu bafite ubujiji bwinshi bwo mu madini menshi atandukanye bibwira ko ibya 10 byinshi hari byo bizabafasha. Abantu bagakora ibyaha, bagasambana, bagasinda, bakaza kuri mimbara, bakaza kuri aritara, abantu bagakora ubutubuzi, abantu bakeskoroka, abantu bakagira gute, ibyo bakibwira ko byabahesha ubugingo. Hoya, nta naho bihuriye. Amahitamo mazima yahereza umuntu ubuzima, yahereza umuntu ubugingo, ni ukureba Yesu ahari ku musaraba, ukamuyoboka, akaguha amahoro, akaguha ibyishimo, akakuyobora, akakubera umwami, akagutegeka. Abantu rero bazarimbuka bazize amahitamo mabi bagira. Mana idufashe mu izina rya Yesu. Twakomeje gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo mu gutegeka kwa kabiri, twasomye ibice 30 umurongo wa 15. Bibiliya aya amagambo Imana yavuze iyabwira Abisirayeli, irababwira ngo dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza, urupfu n'ikibi. Imana yagushyize imbere ibintu byose, ni wowe ukwiriye kwihitiramo. Icyambere yaguhaye ubwenge bwo kubimenya, kandi ubwo bwenge yabwiye inyamaswa n'impamvu zidafite ubugingo. Nta juru ry'inyamaswa, nta kurimbuka kw'inyamaswa zishurira mu bifu by'abantu cyangwa zikishwa n'ubundi rupfu bikarangirira aho ngaho. Imana yagushyize imbere inzira ebyiri, wihitiremo. Nuhitamo Kristo nkuko natangiye mbivuga mu butayu hariya mu gitabo cyo mu Kubara igice cya 21, mu butayu abahisemo kureba inzoka nkuko Imana yari ibibwiye Mose, imubwiye ngo nafate inzoka y'umuringa ayimanike, uyireba arakira, utayireba arapfa. Uwabihisemo yabaye muzima, utarabihisemo ubusabwe bw'inzoka bwaramwishe. Niko na Kristo yaje mu isi kugira ngo umureba, umwizera, umwakira ahabwe ubugingo. Nta yindi nzira yo kujya mu ijuru nimwe ihari usibye kureba Yesu ukamwakira, akagutegeka. Ayo niyo mahitamo yonyine ashobora guhesha umuntu kubona ubuzima, kubona ubugingo, kubaho neza hano mu isi, akabaho afite amahoro. Nayo mahitamo abantu bazarimbuka bizize. Ndakunda kubwira abantu ngo ntabwo Imana izarimbura abantu, ahubwo abantu bazirimbura kuko yabahaye ubwenge, ibahereza guhitamo. Irababwira ngo hitamo icyiza, niko ijambo ry'Imana twarisomye. Nuhitamo ibyiza urabona ubugingo, nuhitamo ibibi urabona urupfu. Imana yaguhaye guhitamo. Uyu munsi wa none saba Umwuka Wera agushoboze kugira amahitamo mazima, nayo ugize mazima aguhereza imbaraga zo kuyagumamo, kandi uyagumemo uticujije igitumye uyarimo. Imana nidusure, Imana nidusange, Imana nibidushoboze mu mbaraga z'Umwuka Wera. Imana nidusure, Yesu natubashishe kugira ngo mu minsi ya none tubashe kugira amahitamo mazima. Bagira bavuga ngo ubuzima buzima buva mu mahitamo mazima, kandi ubuzima buzima buva mu mwanzuro mushya umuntu yafashe akagira. Ndi kugira ngo rero ndi gusoza, ndi kwegera ku musozo, hari ibintu bigera kuri 3 amahitamo y'abantu ajya agera akananirirwaho mu buzima bwa buri munsi, mu buzima tubamo, mu kazi dukora, aho tuba, aho dutuye, aho tugenda. Hari ibintu bigera kuri 3. Cya gatatu cyo kirakomeye rwose, kirakomeye. Nagerageje kugitekerezaho mbona kirakomeye, kandi mbona abantu benshi bakiguyemo. Mfashe uze kuza kuba hafi, uze kuza kucyumva. Hari ibintu bigera kuri 3 amahitamo y'abantu ajya ageramo, yamara kugeramo abantu bakaneshwa, bagatsindwa, bikanga rwose, bikayoberana. Ikintu cya mbere ni ikintu bita amafaranga. Muri iyi minsi ubona ko ariyo ayoboye isi. Ubona ko abakozi b'Imana nta kintu, bamwe tubona bo munsi y'ijuru, ntawe ntunza agatoki, ntabari munsi y'ijuru. Munsi y'ijuru ubona ko abakozi b'Imana benshi iyo bageze ku kintu cyitwa amafaranga niho bagwira, barayazamura, bakaramya Satani rwose.
mureke mbabwire, niba hari ikigirwamana kiriho gisengwa muri iyi minsi giteje isi akaga, giteje isi kubura amahoro, giteje abantu kuryana, gitumye abakozi b'Imana baba abesikoro, gitumye abantu babeshya abandi, gitumye abantu bagambanirana, gitumye abantu bica abandi, ni ikintu bita amafaranga. Nicyo gishushanyo gisengwa. Ntibakajye bavuga amafaranga, mutekereze biriya by'ababudisiti, mutekereze biriya byo mu Buhinde basenga inka n'ibiki. Ikigirwamana cya mbere kiri imbere ya buri muntu wese abantu bari kuramya, abakomeye n'aboroheje, abato, abakire n'abakene, ni ikigirwamana bita amafaranga. Iyo amahitamo y'umwana w'umuntu, iyo adashorewe n'imbaraga z'umwuka wera, iyo atarimo Yesu, yageze ku kintu kijyanye n'amafaranga, ahitamo nabi. Amafaranga akoresha abantu ibidakwiriye gukorwa, amafaranga akoresha abantu iby'Imana yanga, akoresha abantu ibizira muri sosiyete. Mana idufashe, Mana nigikugirira neza, ukabona amafaranga cyangwa ukabona aho yakuri kagufukurira agasoko, ukabona inzira, ujye ugira amahitamo mazima, kubera ko amafaranga ushobora kuyagira nk'amahitamo meza ukabona ubuzima buzima, kimwe nuko ushobora kuyagira nk'amahitamo mabi yo kuyakoresha ibipfuye, ukabona nawe ibipfuye ukiyica ubwawe ku giti cyawe. Ntabwo Imana izarimbura abantu, ahubwo ubwabo bazirimbura. Mana kuko yagushyize byose imbere, hitamo. Niba ari ubugingo buhitemo ububone, niba ari urupfu ruhitemo urubone. Abantu bazirimbura, ntabwo Imana izabarimbura. Kandi umuntu azava mu isi yaramaze kwirimbura, kuko guhitamo nabi ubwabyo ni ukwirimbura. Icyo ni ikintu cya mbere bita amafaranga, amahitamo y'abantu, abakozi b'Imana, abasenga n'abadasenga, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, bagiraho bakagwa, imitima yabo igahaba, bakaba nk'ibirura. Imana idufashe. Hanyuma icya kabiri ni ikintu bita icyubahiro. Icyubahiro kigwishije abantu pe. Umuntu asigaye akorera Imana ashaka icyubahiro, agashaka gusimbura Imana. Abantu bamuramye, bamuhereza icyubahiro, bamusingize, bamufate nk'akamana, bagire gute? Kwicisha bugufi kwavuye mu bantu. Y'abantu bageze ku kintu cy'icyubahiro, imyanya runaka, amapozisiyo runaka Imana ibahaye kubw'umuntu bwayo, kubw'ibatije ubuzima, kubw'arakarinye runaka, kubw'ari agasoko runaka Imana ibafukuriye. Iyo bahageze ku kintu bita icyubahiro, amahitamo y'abana b'abantu, iyo atarimo imbaraga z'umwuka wera, iyo atarimo Yesu Kristo, umuntu ahitamo nabi. Icyubahiro, ushobora guhitamo icyubahiro ukicisha abandi, ushobora guhitamo icyubahiro ukagambanira abandi, ushobora guhitamo icyubahiro ukagirira nabi abantu. Icyubahiro kiri mu bimwe mu bintu umuntu ageramo amahitamo ye agapfa. Mana idufashe cyane. Icya gatatu aricyo nababwiye ndetse mbonye ko gisa naho gikomeye muri iyi minsi cyatatse abantu, ni ikintu bita igitsina. Yes, uru ni urwobo abantu benshi bagwamo. Barugeramo amahitamo agapfa, bakaba bari kubona ubugingo, bakaba bari kubona n'urupfu, bagahitamo urupfu binyuze muri iki kintu. Imana iturwanirire, Imana idutabare, kuko abantu benshi barapfuye bitewe no kunanirwa guhitamo ku kintu kijyanye n'igitsina. Imana idufashe. Muri iyi minsi ubona ko ubusambanyi buragwiriye. Hari ahantu henshi ugera rwose ukabona babigize nk'umuco, babigize nko kunywa amazi, babigize nk'ibintu byoroheje, by'umwihariko ubutinganyi. Umuntu araza akavuga uti ubutinganyi ndaburetse mbuvuyemo, undi mwanya uti nsanzwe nari narayobye, nsanzwe narateshutse inzira, ndongeye mbusubiyemo. Iki kintu kijyanye n'ubusambanyi n'ubutinganyi ni ikintu cyinshi abantu bagezeho amahitamo y'abapfiriyemo, ni ikintu cyinshi, ni ikintu abantu bagezemo amahitamo y'abagapfa akamanuka mu kuzimu, ni ikintu abantu bagezemo amahitamo y'abagapfa akamanuka muri Gehinomu, ni ikintu abantu bagezemo amahitamo y'abagapfa bakajya muri rutazima, ni ikintu abantu bagezemo bagahusha intego, ni ikintu abantu bagezemo bagasohoka mu itorero bakava muri Kristo. Itorero mvuganira rya Kristo, ntabwo ndi kuvuga idini. Ikintu bita igitsina, ikintu bita ubusambanyi mu rubyiruko kireze, mu bagore kireze. Mbega Satani yamanuye umwuka w'ubusambanyi mwinshi cyane kugira ngo amahitamo y'abantu b'Imana apfe. Gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni uko umuntu yakira Yesu muri we, akamuhesha imbaraga, izo mbaraga muhesheje zikamufasha kubona ibyaha nk'ibibambwe, kandi nabyo bikamubona nk'ubambwe, bikamuhesha kubana n'abanyabyaha ariko we ntakore icyaha. Ibi biragoye, kubana n'abanyabyaha ariko we ntukore icyaha. Ukabana n'abantu bagengwa n'amafaranga,
bafite inda bazishyize imbere, we ntugengwe nayo, biragoye. Kandi nawe ufite izo opportunity, iyo occasion uyifite, ukabana n'abantu bashyize imbere icyubahiro, abantu bari kwica abandi kubera icyubahiro, we ntubikore. Mana ya Imana idufashe. Ukabana n'abantu b'abasambanyi, we ntusambane kandi ari abakozi b'Imana. Imana idufashe, iturwanirire, kubera ko abantu bitari ibyo ngibyo, abantu turapfuye, abantu turashize, amahitamo yacu niyo aturimbuye, ntabwo ari Imana. Hari umuntu wigeze umbaza ikibazo arambwira uti rwose Dieudonne, ndagira ngo nkubaze ese buriya Imana ko ntabwo yari izi ko Adamu na Eva igihe kizagera kiriya giti yababujije bakakirya? Ndamubwira uti ntabwo Imana ishukana, ijya kubarema yari yabahaye imitekerereze, yabahaye umwuka w'ubugingo wo guhitamo. Ibyo babonye byari bihuye n'ibyo bakoze, nta ruhare Imana yabigizemo, ni amahitamo yabo. Nongere nsubiremo ko Imana itazarimbura abantu, ahubwo abantu ubwabo bazirimbura. Urubanza rwawe ruzaba, kuko niba warakoze ibyiza aho ugomba kuba ahari, niba warakoze ibibi, niba utarizeye Yesu Kristo, niba utaramwakire, niba waramuhinduye, waramufashe uko adakwiriye gufatwa, ayo mahitamo yawe azaguhesha kubaho cyangwa aguheshe no gupfa. Abadayimoni bakunze kwataka amahitamo y'abana b'abantu. Buriya Satani ni umwe mu gikomerezwa cya mbere, ni umwe mu influencer, ni umwe mu mukangurambaga wo guhereza abantu kugira amahitamo mabi apfuye. Imana idufashe, Imana turwanye kugira ngo tubeho mu buzima busenga, kubera ko ubona ko ubuzima umuntu abamo usanga baba burimo ibintu bibiri. Ahantu hari inzira izamutse haba hari n'inzira imanutse, ahantu hari umwijima haba hari n'umucyo, ahantu hari iburyo haba hari n'ibumoso. Imana ijya iduhereza ushobora kugira amahitamo mazima, kuko nibyo bizaduhesha ubuzima buzima. Amahitamo mazima ni ayahe? Amahitamo mazima ni ugukiranuka, amahitamo mazima ni ugusenga, amahitamo mazima ni ukubaha Imana, amahitamo mazima ni ukorana n'abantu bose amahoro, amahitamo mazima ni ukugira urukundo, amahitamo mazima ni ukubana n'Imana udacumura, kubana n'Imana ugerageza gukora ibyiza, kabone n'ubwo ibibi byakuze imbere ukagerageza, Imana ikabona ko basi hari inzara n'inyota wagize byo gukiranuka, basi icyo yakira akavuga uti umwana wanjye nubwo asitaye ibyo kuko aracyambaye umubiri, ariko yari yagize inzara n'inyota byo gukiranuka. Abantu bazigaye bakora ibyanga bari kunywa amazi, turababona bitwa ngo nabakoze b'Imana, tukababona rwose tubazi baramamaye ari ibikomerwa, bafite amazina akomeye, ariko ukabona amahitamo bageze ku kintu bita amahitamo. Satani yabeje ubwenge bwo bahisemo ibintu bipfuye. Imana turwanirire, Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ngo habayeho umusaza ngo yari afite agacuma yakundaga, ajyaga akunda kunyweramo, yakanyweramo umutobe. Hanyuma igihe kimwe ngo kiza kugera ako gacuma ngo kajyamo inzoka. Kamaze kujyamo inzoka, kari agacuma akunda, agiye kureba asanga inzoka yagezemo. Ngo agerageza gufata agacuma arakabirindura ngo arebe ko inzoka yavamo, biranga. Kari agacuma akunda ku rwego yumvaga ko igihe agiye kunywa umutobe atakanywereyemo n'umutobe yawihorera. Agiye kukareba rero asanga inzoka yagezemo, agerageza kubiringushura, arabungujura, aracurika, aracuranura, agira gute arebe ko iyo nzoka yavamo, biranga, aragoragoza, biranga. Hanyuma rero nta kuntu yari kubigenza ngo yice inzoka kandi iri mu gacuma, agacuma ntigahungabane. Yaragiye afata umuriro arawucana, amaze kuwucana afata ka gacuma agaterera mu muriro, ya nzoka ihira muri ako gacuma n'agacuma karashya. Ndagira mbabwire ngo bantu b'Imana, ikiri muri wowe indani nicyo kizakurimbuza. Amahitamo wimitse muri wowe, ibyo wimitse, amahitamo ufite niyo azakurimbuza. Ikiri muri wowe indani nicyo kizakurimbuza, nicyo kizakwerekeza aho ugomba kujya. Imana iragukunda, yakuremye igukunze, yaguhaye ubwenge igukunze, ikurutisha inyamaswa, ikurutisha ibyaremye byose. Mana ikurutisha ibyo tubona byose. Nta kintu kiriho gisumba umuntu usibye Imana yonyine, naho ibindi bintu byose umuntu arabisumba, ari hejuru yabyo. Yakuremye igukunze, ikwitayeho, ariko amahitamo mabi ugize mu buzima bwawe niyo azatuma igufata ikagushyira mu muriro utazima, ukarimbuka. Kandi warabaye mu isi, warumvishe ijambo ry'Imana, bakozi b'Imana barakubwirije, warasengewe, waragize gute, warisomeye Bibiliya, amahitamo akakurimbuza. Umuntu w'Imana unkurikiye, uri kunyumva uyu munsi, menya ngo Imana irashaka kugira amahitamo mazima. Senga, izagushyigikira. Imana ishyigikira umuntu ufashe umwanzuro muzima.
Imana nitugirire neza mu izina rya Yesu. Ni kugira ngo rero negere ku musozo dusenge, ariko ugenzure amahitamo yawe. Ese abadayimoni ntibakuvangiye? Abadayimoni ntibakuvangiye? Hari ibintu byiza wakoraga, ariko ubu ngubu uzegera aha ngaha kubeshya byarakunaniye, kubeshyera kuri telefone, kubeshyera kuri za YouTube, kubeshyera kuri za WhatsApp, kubeshyera mu bintu byinshi bitandukanye. Kuko uyu umuntu agiye kubeshya, umutima namo bazambwira uti nyamara aha ngaho ugiye kuvuga ikinyoma kandi ukuri kwawe uku nguku. Tayari rero yatabonye imbaraga ahita ahitamo ikinyoma, akaba ari cyagenderamo. Ibintu byose ni amahitamo. Imana ikigikira amahitamo. Gituma uzabona abantu bagenda bayoba, bagwa, bava mu byizerwa, ni amahitamo baba bagize. Iyo ugize amahitamo mabi, kubera ko Satani ari se kibi, aragushyigikira, ayagufashamo rwose ukayashyitsa ku ntego. Niyo ugize amahitamo meza, Imana iragufasha ayo mahitamo yawe akagushyitsa ku ntego nzima, iguhesha ubuzima buzima. Reka rero dusenge, dusabe Imana itwirukanira abazimu n'abadayimoni, imitekerereze ipfuye. Imana iyikureho mu izina rya Yesu, tuba abantu bafite imitekerereze iri piwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese, turagushimiye kubw'amagambo yawe twumvishe. Ijambo ryawe ryatangiye ritwereka uburyo ngo waturemye ukadushyiramo umwuka w'ubugingo. Umwuka w'ubugingo ni amahitamo wari udushyizemo adushoboza kuba twahitamo icyiza n'ikibi, twahitamo urupfu n'ubuzima. Nta hantu wadukinze, byose wabidushyize imbere. Uratubwira ngo ibintu bihitamo bizagenda gutya, n'ibintu bihitamo bizagenda gutya. Uwiteka Imana, imibiri y'abantu iginanirwa, ariko nta kindi cyadushoboza usibye kwakira Yesu Kristo muri twe, kuko dushobozwa byose nawe uduhereza imbaraga. Iyo tumwakiriye aratugenga, akatubwira uti mukora ibi ngibi, bino mubireke, muhitemo ibi ngibi mu buzima. Turasenzera dusaba ngo kugira ngo imbaraga zawe z'umwuka wera zituzeho, zize zitsinde Satani, zize zitsinde imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ibitunesha biri muri twebwe, bidutegeka, ibiti biteye muri twebwe utateye, turasenzera dusaba ngo ubirandure mu izina rya Yesu. Dore twihariwe nawe, dore tugengwa nawe, tube mu buzima bushimwa nawe, ubuzima ubona. Uwiteka Imana, nawe washyigikira, kuko uri Imana itari intambira kibi. Ushyigikira icyiza, kibi ntabwo ujya ugishyigikira n'umunsi n'umwe. Dushoboze ko muri ubwo buzima buhitamo ibyiza. Abasore, inkumi, abagabo, abagore, abadukurikiye bose, tubasaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo Yesu ubafashe bashobore guhitamo ikizima. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, uwayirebaga yarakiraga, ariko utarayirebaga akabisuzugura, uwo nguwo yarapfaga. Niko nawe Kristo waje kugira ngo uzakureba azabone ubugingo, utazakureba azarimbuke. Dushoboze rero kugira amahitamo mazima, kuko wadushyize imbere inzira ebyiri ngo buri wese ihitiremo. Urakoze, turagushimiye kubwira ijambo. Reka usure imitima y'abantu, tanga imbaraga z'umwuka wera. Abantu ubuzima bari babayemo ugende ubakuramo, bashyira bazamura munera mu buryo bw'umwuka, bagende banesha kugeza ku rwego rushyitse, ubareba nawe ukabishimira. Urakoze, turagushimiye kuri Imana mvishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.